Hola hola my people, what's good, this is your girl Angel. Nongere kubibutsa ko turi mu mwanya wa fashion, tukaba tubafitiye ibintu byinshi bitandukanye muri Go High Show. Gusa aka kanya ni aka fashion, turi kumwe n'umutumirwa wacu. Mushaka kuba mufite amatsiko eske ninde, ariko humura amatsiko araje ashire muri kano kanya. Hola hola. What's up? What's good? I can see go high. Mm-hmm. So I have to go high. Yeah, we're going high. Okay. Yeah. Watangira wibwira abantu benshi bashaka ko batamenya umuntu turi kumwe, ushaka kwibwira bakamenya umuntu turi kumwe muri kano kanya muri Go High Show. It's Emma or Lito or EMMALITO. Okay. Yeah, that's my name. Nkuko nababwiye turi muri fashion, turi muri party ya fashion. Mushaka iyo mwibaza eske EMMALITO cyangwa Emma. Since when? Byatangiye ryari EMMALITO? Mbabera umara abana amatsiko. Yeah. Fashion ni navuga ariko kuva kera nakundaga kwambara peso ukweshye. Yego wenda ushobora kuba ntaberwa ariko nkunda kwambara. Cyumva kutaberwa. Ngaka ngo compliment uraberwa. Naka kanya uraberewe. Ariko ni mutayimaye kugira ngo Oh no, you look smart honestly. Yeah. Nabikundaga cyane ariko ntaravuga ngo nakwinjira mu bintu bya fashion. Kuko fashion ni industry nini cyane irimo ibintu bitandukanye kuko abantu bazi kwenda iyo batekereje fashion anisho ibona mu buryo bw'imyenda cyangwa se ariko ni umudera uvukanye. So nyuma nibwo natagiye kuvuga nti why can't I do this, ndavuga nti I think nkumva se ko ntazi kudoda ngo nzi kudoda ariko nkaba nzi kwenda hari ubundi bumenyi nzi and umuntu ushobora kugira ijisho ry'umuntu ryo kureba umuntu akamenya ko aberewe. Nkashobora kuba nahanga umwenda ariko nkoresha ikoranabuhanga. Muri make uri designer. That's it. Yeah, I do design in Photoshop and Illustrator. I use Illustrator. Niyo software nkoresha cyane. So after that nkaye ukuntu umwenda wabo fitins umuntu ko wabusa nanyiza ngavuga ni go on. Muri make sasa bishinzwe bakimplementing. Umuntu azi Emma ntago akuzi nka Emma, akuzi nka EMMALITO kubera ibintu byinshi wagiye ukora, uri umunyamakuru. Niko abantu benshi bakuzi. Rero kumva waje muri fashion ni ibintu biri gutungura abantu benshi cyane. Tugomba kwihangira imirimo. Kandi na bamwe batabizi. Umuntu ashobora kwibaza eske ni gute ushaka kubufatanya ubunyamakuru no kubukora fashion? Yeah, itangazamakuru ndimazemo imyaka igera kuri 11. Nitangiye cyera ni namwuga navuga ngo maze n'igihe kinini cyane. Ariko ntabwo nigeze mvuga ngo nicyo kintu cyonyine nshobora gukora mu gihe muri ikintu nanga mu buzima nanga kugira free time ngira yonyine niyo naryamye nateguye nkavuga ngo naruhutse wenda I like traveling nkavuga ngo nagiye ahantu runaka ariko ibyo ari binateguye ariko kuvuga ngo ndicaye doing nothing banova ari ikintu kindemereye cyane kabisa. So hari igihe usanga akazi ufite ugira igihe ugakorera ukagira umwanya munini wo kuruhuka. So akavuga ati why can't I use this time nkagira ikindi kintu nkora. Ni gutyo nije mu mwuga wa fashion. Ntibinyicira akazi kitangazamakuru kandi akazi kitangazamakuru ntaho cyo kabangamira fashion nkora. Ni gutyo nabitangiye ndavuga nti so let me decide and I do it. Umuntu akurebye muri kano kanya ashobora kuba yibaza eske ishati EMMALITO yambaye ahantu turi ibintu byose nyine ashobora kuba ari kwibaza ibibazo byinshi. Nkuko nababwiye turi muri shop ya EMMALITO gusa nago turabatangariza ukuntu yitwa. So EMMALITO niwe ugiye kubaganiriza ababwire iyi shop ye, anababwire like the outfit aka kanya yambaye n'impamvu yambaye muri kano kanya. Yeah, imideli turimo gukora yose yitwa Ifeza collection. Ifeza. No kuvuga ngo tugira collection dusohora hari mu minsi za turi muri samo murayibona. Hari collections zirimo gukorwa nazo vuba hanga ziri gusohoke zifite izina ryazo. Navuga yuko imideli muri rusange ni ikintu umuntu atekereza akavuga ati niki kintu nahanga no guhanga. Nuza reka nk'urugero gurushye ndahamye nashidikanya yuko nta muntu wabona no shati. Ukinaye n'ubwa mbere nyibonye niyo mpamvu nagize amatsiko kuko uburyo udozemo uburyo ari uburyo imeze. Okay, kuko impamvu bikubwira ngo nta muntu wayibonana ubwo wayidoda nyuma yanjye. Nyuma yaba ari ugukopera muri masi. Yaba yankopera ariko ntago wabona uyu mwenda ahandi. Impamvu utabona nuko
hano hari ibitambaro byinshi bigiye bifite navuga ngo okay hari cya shokora hari iki ngiki ariko hari gutekereza ukavuga turi kose why can't I merge two things nkakuramo ikintu ushaka cyambere cyo nubona uburyo no mwenda umeze urabona hano harimo akantu k'agashokora so gukoresha iyi shokora ni ukugira ngo umwenda ugire ube complete kandi ugire n'aka design kawo so ingi itandukanye irimo hano myinshi ngira ngo uraza kubibona n'amakote hari amakote amajacket hari amakote asanzwe ya costume hari amakanzu ikintu cyitwa umudeli cyose hano hari n'indi biri ahandi kuko ubu ngubu LITO-RIS navuga yuko mu minsi itari myinshi rwose muzajya kubona mubone some stores around so icyo dushaka no kugira ngo industry ya fashion mu Rwanda igere ku rwego igeraho boosting ikindi abantu b'abasirimu kibwe umuntu w'abasirimu kabisa uzambara umwenda nabone yuko ntawe utaniye na runaka cyakabiri ni gukora amafaranga yambara neza use neza reka babwize ukuri niba hari ikintu nabonye muri iyi si igihe ubaye utishimye jya kuryama biba byanze igihe ubaye utishimye shaka ikigushimisha n'ibyanga ishimisha ariko nyirwe so to cut the story short that was a joke ariko irimo kuri so the reality nuko iyi shop turimo yitwa LITO-RIS design LITO-RIS design. Would you please tell us the meaning of LITO-RIS? It's just a name. It's just a name. Yeah. Nta kintu wagende uyita. Nta kintu gihambaye ni izina gusa nuko buriya njyewe nanga kwikina cyane nanga ko abantu baravuga ko kitayise Menya design ko kitayise LITO design ko I was like no let me just play it around as long yeah ariko I would love kubona yuko product ariyo igira izina rikomeye behind the scenes ngombwa cyane kuko ubu ngubu twese tuzi DHL tuzi za Nike tuzi za Adidas ariko bakubaje ngo ninde nyina Adidas nta cyese ugiye kuri Google ukajya gukora research ariko reality nuko abantu bakunda kugira ngo bajye kumenyekana cyane ariko kora ikintu ahubwo kicuruza cyangwa se kivuge I think that's better. Okay Emma hari abantu tuvuga fashion ntiba understanding hari ukumva ikintu hari no kugisobanukirwa hari abantu dushaka kuba turi kuvuga LITO-RIS design ntamenye akavuga se fashion ni ibiki boho ujya muri fashion ni iki cyakwe-inspirinze kujya muri fashion hama wasobanurira abantu bari kudukurikira with Go High Show icyo like fashion ni iki like muri make. Fashion ubwayo ni umudeli ugiye kuwusobanura urimo umutako urimo ubwiza urimo imurika urimo ufite izo branches zose ni ukuvuga rero ngo nanone ikindi hari fashion hari na design abantu bajya babitandukanye niyo mpamvu bavuga ngo he's or she's a fashion designer nuko iyo bageze muri fashion ubwo aba hagiye kumurika look y'ikintu impamvu nkubwire umuntu wamwita fashionista so the reason to wamwita fashionista shape ye uko ameze she or he is elegant good to attract or to make people see hari umuntu ushobora gucaho hano ukamureba ntumwiteho ariko ubundi wabura intambuko ugahita umuklasa ahantu nawe kumuklasa rero hari impamvu she or he is a fashionista so fashion ni navuga yuko nabikozeho kuko nateguye ibitaramo byinshi bya fashion nabaye umunyamideli ma event yatandukanye hari ibyo nakoze bya wenda mu gihe cyanjye bino byo kumurika like all since muri kaminuza model no not a model I was first runner up Mr. Mount Kenya so byose nuko nabibayemo nkabikunda nkabireba ariko nyuma sinzi wenda impamvu ntavuze ngo bite bitangira ariko buri iki kuri moto ntaho kijya uko ukomeza ubireba uko ukomeza ureba none icya kabiri the reason why actually the reason that motivated me to do even this
yeah nuko ari ukumurika iby'iwacu mu Rwanda made in Rwanda because the reality nuko bibabaje aho usanga tujya ku buriya umuntu abitekereje logically why do I have to go outside kugura umwenda kandi hano hari imyenda ikorerwa mu Rwanda so it's all about people uburyo batekereza ariko reality nuko bano bantu bose icyambere cyo nuguza umwenda hano mu Rwanda uhereye ku muntu wadoze umwenda ubufashije umwana we aho ari kuko aragenda ibyo amafaranga uri bumuhereze niyo agenda nagahahira uwo mwana ndashaka kwereka iyo shene ubufashije uwo muntu ubufashije uwo muryango ubufashije ekonomi y'igihugu kuzamuka ubufashije wa wundi w'umucuruzi kugira gute kuzamura isoko so reality ni uko abantu wenda batajya bireba ariko byakabaye byiza umuntu rwose agize akavuga ati let me do something umuntu nabona umwenda avuga ati hasi ko iki twese tutakwambara imyenda nk'uko tuba turwanira za amasenge za Gucci zaki cyangwa se I don't know all the na za Adidas ahubwo bakazajya buri gihe bavuga bati LITO-RIS design nk'umungiye brand yakibiriho wanabona hano umwenda wose ugukorera hano brand ya fashion ukorerwamo urimo bakaba kariho ariko the reality nuko byaba byiza yuko abantu no tuzamura ibyo wacu man let's do something let's show that we can yeah that's it buri munsi mostly abantu benshi bakuzi nka Mr Classic urabizi cyangwa ninjye bikubwenge niko abantu benshi bazi nyine bakwita Mr Classic bitewe n'ibiganiro byawe byinshi bagenda bakurikirana umuntu arebye look yawe nyine abona ko you're just a classic man gusa umuntu ashobora kwibaza what's your favorite cyangwa ni cyo kintu ukunda kwambara like umwenda wawe ukunda kwambara like your favorite thing ushobora kuvuga njye ndi classic gusa hari ni imyenda yanjye mfite iri classic mfite iyi ngiyi specific ushobora kuba nkunda kurusha iyindi okay ngira ubwoko bubiri nkunda kwambaramo njye nkunda yenda nubwo abantu batajya bimpanamo cyane ariko navuga ko ari byo nkunda cyane iyo nambaye when I'm putting on wenda ikoboyi inkweto like some like nk'uko Air Force Jordan inkweto yose nzi yuko ni ifite kuri jewe ariko isa neza pe nayiza nkambara n'udushati ariko agashati amashati ameze gutya ari official akase ntabwo nyakunda ariko amashati yari kajo amashati ariko ari kajo akase ndayakunda cyane aha ikindi rero kwambara amakoti kandi suits ariko suits nanone zinyegereye like zimfitinze nyine zijyanye na size yawe yeah that's it none kirushijeho kwambara amashati nkayangaya kabisa bimahoro cyane cyane nguko wambaye you even look smart though ukayambara gutya ukambara agakweto k'agacongo cyangwa se akantu kariko kose ko hasi ka godas simple umuntu ashobora kuyibaza eske EMMALITO cyangwa Emma nuwuhe mu fashionist cyangwa nuwuhe muntu wirefaraho like ufata nka Ramadan uvuga njyewe ninjiye muri fashion gusa hari umuntu inspiringa either ashobora kuba ari mu Rwanda cyangwa hanze ntawamenya ushobora kuvuga uyu muntu yaranyispirinze nubwo nagiye muri fashion gusa atuma nanjye ibikorwa byanjye mvuga I have to work hard kugira ngo ntere ikirenge mu cyo uwo muntu hari uwo ufite cyangwa umuntu ndakeka ari EMMALITO Ramadan wow kuko impamvu ndi umuntu ushobora kwigira ku wundi mu buryo ya succeedings ariko utigira ku wundi kuri success sinzi niba ubyumva uburyo ni process ariko success uba ugiye kwifuza ibyo ariho kandi buri wese aba afite inzira ye yo kugira gute yo succeeding so shobora kuba ndimo kureba umuntu nka hard working nkareba ukuntu akora kandi uwo muntu atari muri fashion I know ari wenda mu music cyangwa se curuzi ari n'umuyobozi ariko nkareba nkavuga se why is it that this guy doesn't give up nkunda gusoma ibitabo cyane cyane some of the quotes njye akenshi data zanjye zishira muri people who made it
successful people gusoma inspiring kandi sinya soma ibitabo ukuntu nsoma ibitabo ngiye bitandukanye no kandi basoma sinya soma kwa kudusoma igitabo kirangiza I go where I want kuko niba nsomye wenda quotes z'umuntu runaka nkabona reference y'igitabo runaka so muri reference y'igitabo harimo chapters kuko it's better bimfasha kugira ngo mbone ibintu menye amakuru menshi kurusha uko ndajya kwicara ku gitabo kimwe njya kuri nkasa nk'usomye story gusa y'ikintu cyabayeho ariko ntarebye specifically what do I want ariko when you sometimes even those quotes hari quote usoma ikaguha ubwabyo kwa kwandika n'igitabo so iyo ubonye ibyo bintu byose abantu barasucceedinze wareba background ugasanga nta that person came from nowhere ariko kagira icyo ageraho urugero n'imita niba nje muri fashion ndavuga why can't I do this first of all am I passionate in it iyo maze kubona ko ndi passionate the second part ni ugutekereza nkavuga nti yeah let me do it and the first thing that I have seen as long as those are some of the steps zishobora gufasha mu buzima when it comes to business and its success kugira objective cyo ni icyambere setting a goals uvuga uti I can do this I've done this I may fail yes but still have to make it ariko nanone not planning and never put failure in whatever you do because at the end of the day it's you who knows what you want icya kabiri be optimistic challenges ziraza abantu barazakubwira n'uzabwira ati subura rero umunyamakuru kauza abantu but as long as you're committed as long as you know what you want go on say yes I can. Second, as long as you are passionate kuko buri ikintu cyose ukora utari committed tuvuga abakristo ni babyita neza mu muhamagaro udafite umuhamagaro kuko barabikora nyine tu iyo bitari bya biragaragara so that is also something important and learn how to make decisions ukora n'ikintu cyanze decision kuri wowe yaba ari ukujya kwicara mu rugo ukarya or you have to keep on and find a solution. Yeah, find a solution. Talk to people. Get an advice. Bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Abantu benshi usanga iyo ibintu byanze cyangwa se ubuzima butangiye kuba challenginga yishyira mu kato. My day doesn't work out. Kavuga n'ubundi no face yenye. None ukajya gusanga aragondoza Imana. Imana irabizi. Imana ntabyizi wibeshyera kuko we wanze kwibimenya ko utegeze uyihereza umwanya wo kugira ngo ugire step ufata mu buzima bwawe. Make a step. Believe in you. Trust in yourself. You can make it. If you say I can, you will. Yes, you can, of course. So ibintu byose ni nyinshi ariko ikintu cya mbere get an advice from people. If I know that maybe Holly is that lady who knows more in fashion, I need to just ask an appointment if it's needed. Hari n'uhamagara bikorohera agahita akubwira ati I'm around. Talk to that person. I thought about this. How do you think? I like the way you dress, but how can I? So, iyo ugishije inama, you never know icyo umuntu abatekereza ariko ushobora gusanga ubonye more ideas on what you can do. Yeah, so mu Rwanda there are very upcoming people muri fashion designers aba fashionist gusa nashaka kubaza cyangwa nkabariza na bagenzi bacu badukurikiye how do you see the fashion industry in Rwanda? Urabona fashion yo mu Rwanda imeze gute? Still down. So it's down and what can you do cyangwa nihe nama wagira abagenzi bari kuza muri mu bintu by'imideli nihe nama wabagira kugira ngo ba boosting cyangwa bazamure fashion mu Rwanda? Let's learn how to be unique. Being unique. Yeah, because if I do what you do, nta kintu byafasha. Ntundi uwo bose ubwo nzitwa umunyamideli nawe twa umunyamideli cyangwa witwa umunyamideli nanjye nitwa umunyamideli kandi ngiye nagukopeye. Ubwo icyo gihe ahubwo nakwitwa
umufana w'abanyamideli kuko I'm your fan and I've seen what you're doing and I'm like I can do also this ariko reality nuko byaba byiza ko umuntu yazajya yitekereza akavuga ati let me do what I want, let me have my own style, reka nkore ibintu byanjye. Nukora ibintu byawe biri unique nanjye ngakora ibyanjye biri unique n'undi agakora ibye, the next step ni handi byo gusanga baravuze ati kumana abanyarwanda bagira imyenda myiza. Take an example, kubera iki twese tuzi yuko abantu mu kudoda abakongomani barenze. They have their uniqueness, of course. Tuzi ko ikintu cyitwa Africa, umwenda w'umunyafrika w'ikinyafrika wo mwiza uva muri West Africa, Senegal, Ghana. Okay, nkuko tubibona like LITO-RIS design mfite ibintu byinshi byonyine mbere no kwishati wambaye. Umuntu ashobora kwibaza eske mukurahe ibikoresho, ni gute like bidoderwe he no kuvuga ngo ibintu byose bikorerwa inaha mu Rwanda. Iyi ngiyi ni nka showroom cyangwa se ni shop nyine, ariko dufite atelier idoda imyenda. Ni ukuvuga ngo uhereye ku tudodera kugeza ku muntu navuga ngo ubu n'ubundi hano incagi ya byose, habaho imikoranire y'abantu bose hagati kugira ngo umwenda usohoke nk'uko umuntu wifuza. Impamvu tuvuga twemera kubikorera byose inaha tukanagira gute nuko at the end of the day it's good yuko those entrepreneurs bafite icyo bashobora kugira icyo bigezaho. Kuko hari igihe umuntu agira gutya ngo ni rwiyemezamirimo ariko ugasanga uri rwiyemezamirimo ariko reality urasa nkaho ukiri muri ya old class. Old class nshaka kuvuga ni kwa kundi usanga urimo gukora ibintu ariko ibintu urimo gukora ntabwo umuntu arimo kubona wowe, arimo arabona undi muntu. I don't know if you get what I'm saying. Ni ukuvuga ngo nshobora gukora ibintu wowe wakoze mu myaka runaka ukanareka. Urugero rworoshye, nimba umuhanzi nkaririmba ariko umuntu akazajya abona break ntera ni Michael Jackson, ko nambara ni Michael Jackson, icyo gihe uba wimitating, ntabwo uri wowe. So uba waje urundi muntu nubwo waba witanga umuhanzi ariko ntabwo buryo uri umuhanzi. So biba byiza yuko ibintu byose dukora tubikora ari twebwe tugira iyo creativity, ukora ikintu umuntu avuga ati wow, respect, no comment uyu muntu. So we decided to make it ubwacu, dukoresha ibikoresho byacu tubikorera iwacu mu Rwanda kugira ngo n'ubundi nyine ya industry igire urwego ivaho igire n'urundi jya. Hari abantu benshi batukurikiye kuri Go High Show byonyine by'umwihariko ko babonye na EMMALITO bashobora kuba bari kwibaza nese Mr Classic uriya hariya ahantu bacuruza bate, do they have promotions? Nyine like would you please explain more like abantu batanagira ubwoba? We do ikintu nababwira cyo ni kimwe nuko wenda ibiciro bigiye bitandukanye ntabwo byakora ko mvuga ngo imwenda igiciro ni iki ngiki, ariko LITO-RIS design igira promotion nkuko bivuze bitewe n'ibyo uguze n'uburyo biguzemo. Ikindi igira ibiciro biri hasi cyane and quality kuko buriya ni ikintu cya mbere gituma wenda tugira tugera ku isoko mpuzamahanga. Impamvu ze ku isoko international market ni handi umuntu wo mu gihugu runaka ashobora kwifuza wa mwenda wawe. Ni ukuvuga ngo hari uniqueness, hari ikintu ufite abona gisa nkaho gitandukanye n'ibindi asanzwe abona. So quality matters. Icya kabiri ibiciro bikajya hasi cyane, kandi tukagira nanone na promotions zindi zisa nkaho zihariye, aho nko mu gihe cya sama ubu ngubu abashaka amakabutura, ama-t-shirt made in Rwanda byose birahari rwose ku bwinshi. Okay, nkuko tubizi ntago umaze igihe kinini utangiye ibintu bya fashion, gusa umuntu ashobora kuba yibaza eske ushobora kuba waragize aba clients wenda sinavuga ni benshi cyangwa ni bake ariko wagiye wumva comments, wadusangiza
like how is it boosting uri kubona biri On my side I can cyangwa say that it's good and even thank God kuko buriya iyo watangiye Canada batuma Amerika batuma za ndakeka ibihugu Swiss ibyo bihugu byose iyo byatangiye kuvuga ngo twohereze ubwo hari benshi baba baragiye nanibuka wenda bandi na za Swede ariko byose bikwereka yuko something is going on well hano mu Rwanda ho rwose muri wese aza kwera quality kandi burya keza karigura ntabwo I know yeah okay so izo comments zigutera courage ukumva yuko nyine you can even kumva hari ikindi kintu wakora gisa nkaho kirenze icyo ukora kuko iyo step iyo umaze kubona ko appreciatingwa think out of the box ugerageze utekereze uti noneho what can I bring what's new cya kintu gituma abantu bavuga ati ye noneho ebana kabisa ndemeye yeah nkuko tubizi mu bintu byose uretse na business gusa everywhere ntago umuntu akora ikintu nta challenges haba hagomba kuba like challenges ukavuga ibi bintu sometimes hari n'abantu bagiving up bakavuga ngewe ibintu ndi kubikora ariko ndabona byanjye si ibyanjye what are the challenges do you facing during nyine muri ibi bintu bya fashion urimo and how do you overcome them challenge ya mbere buri ikintu cya mbere ngiye ukuntu mbona ibintu wenda bitandukanye nuko yabibona I do believe I meet challenges but I don't allow challenges to challenge me exactly muri rero ndi umuntu challenges ntago zabura koko nk'industry tubamo hari umuntu ushaka hari ukuntu warafashe isoko ryawe ushaka kugira ngo burya ngo utihe agaciro ntawe ukamo none ugasanga niba ngurisha quality ya mbere ibyo byose byonyine kugura igitambaro biragira amafaranga bintwara kandi usanga ayo mafaranga yo kugura byonyine igitambaro cyo kugira ngo ngende odemo umwenda uwo muntu ayo mafaranga wenda niyo yaguragamo ishati bisanzwe none akavuga ngo akakubwira ngo urahenda ariko ikiza nanone iyo yamaze kwambara umwenda akajya mu muhanda akambwira rimwe kabiri gatatu ni smart you smart aragaruka akabwira ngo none ngo ndashaka amashati 3 ariko none ugerageze ariko kandi koko uwo muntu uramwumva and you have to do a discount kuko bakweretse yuko he's a good client icya kabiri arafocusinga muri future plans kuba yagumana nawe nyine nk'umukiriya ubu ushakira n'abandi bakiriya so on my side ndabimwubahira kandi nkanamuhereza iyo discount okay abantu bashobora kuba bari kwibaza eske LITO-RIS design bakora imyenda gusa cyangwa ushobora kubasobanurira ukanabereka bimwe muri products zindi mukora hano dufite sandal izo sandal nazo ni made in Rwanda ni nyinshi zigiye zitandukanye urabona ama design agiye atandukanye no hejuru zirahari hari n'izindi zifunze inyuma naho ngaho hari iz'abasore so numva ngo ikintu mu minsi z'abazaya n'ibindi n'amasentire arahari ntabwo yabonye what we need is to give something ntago twirukanye gucuruza byinshi bitandukanye byaba byiza ko ducuruje bike ariko bikenewe yeah atavuga ngo n'ibindi byose ntabwo bikenewe ariko impamvu umuntu ashobora kubona ipantaro yawe ipantaro arayikeneye ariko yawe ntayikeneye so you have to give it value kugira ngo ngewe iyo pantaro inkurure numve yuko iyo pantaro nyishaka so byose bihera muri what do you want and which focus how do you want to reach the market what is your marketing strategy iyo rero umaze kumenya byose niyo mpamvu navuze ngo business ni ikintu umuntu wese nta muntu udakunda business kuko business iyo uvuze business ni amafaranga ariko ntabwo amafaranga yizana utayaremye uburyo agomba kuza so it all goes with what do I need to do and how do I do it yeah okay turebye ntabwo navuga ngo umaze igihe kinini muri fashion cyangwa uri designer gusa umuntu ashobora kuba yibaza mu gihe cyo umazemo ni cyo kintu wigiye muri ibi bintu hari abantu nyine batangira akavuga nkuko navuga ufite uri umunyamakuru ukanakora ibi bintu nta muntu ushobora kuvuga ngo njye sinakora ibintu bibiri icyarimwe hari abantu bavuga ngo nyine imirimo ibiri yananiye impyisi ariko ntabwo yananiye umuntu gusa nyine bo bashaka kubirifaringa ku bantu ushobora kungirira cyangwa wamfasha ukangirira inama cyangwa natwe ukatugira inama ku bantu bumva ko ntabwo nakora iki njyanishije n'iki ngiki ikintu cya mbere nababwiye nta kintu na kimwe wakora niba uretse no gukora ibintu bibiri nta nubwo wakora ikintu kimwe utari passionate muri cyo
udafite ubushake bwo gukora icyo kintu. Ni ukuvuga ngo rero ujya gusanga ikintu kugira ngo ujye kugikora banza urebe ese ubundi ngenda cyiyumvamo ku ruhe rwego kiranya, am I committed for sure, do I feel like I can do this. Iyo wamaze kubona yuko ibyo bintu bishoboka, the next step start, do it. Ariko iyo watangiye kumva yuko iki ngiki ni haryo gusanga hari n'abantu bagira ibintu 10 ariko muri ibyo bintu 10 akabura ikintu na kimwe cya success. Kubera iki? Arajyaha akajyaha nta na hamwe agira. Hari n'umuntu nanone uba uri umuhanga mu gutekereza akajya muri ibyo bintu 10 kandi ukantu byose biragenda ukibaza si umuntu abikora gute. Kubera iki? muri mu kazi hari ikintu bita gutanga responsibilities. Niba njyewe nzi yuko nkoranye nawe igihe kirekire, ukaba wenda uri muri marketing, iki gihe aho kugira ngo burigenze ndeba njyana nawe kuri terende or what have you done all that, ahubwo reka nguhereze responsibilities. Take marketing, do it bitewe n'icyo nshoboye. Yes, if you do it hari ibintu ni bibiri, uzanyereka yuko utashoboye cyangwa uzanchallenge nyereka yuko I didn't know the way you've been what I'm capable of. So mu bintu rero dutekereza shyiramo angle yo kureba uti I know what I'm doing, that's one. Second, I'm committed. Third, I have to give it my time, my skills, my ideas to make it successful. Okay, nk'uko babitubwiye ikintu cyose no kuba uri passionate about it, ugikunda kandi ukagishyiraho umuhati wawe wose. Nk'uko tubizi hari abantu hano benshi bakiri bato baba bavuga njyewe nindangiza cyangwa icyo nshaka kuba cyo, nshaka kuba umu designer, nshaka gukora iki ngiki, gusa ntabwo yabura challenges. Ashobora guhura n'ababyeyi bakamubwira ntabwo nshaka gukora ibi, I want you to be a doctor. Really sometimes our parents do decide for us. Sure. Gusa inama zawe nawe ziba zikenewe, ushaka kubwira aba bana ukabagira inama. Ikintu cya mbere before yo kugira ngo umubyeyi ajye no kukunaniza mu kintu wowe ushaka, wowe wamweretse yuko icyo kintu gishoboye. Akuzi ari surprise mu buryo bwinshi. Yeje ushobora gukora ikintu ukanyibaza ukavuga umwana mbona. Iyo atangiye umubyeyi atangiye gutekereza ku mwana we, niba wenda urimo gushushanya, umureba ukuntu umwana ashushanya, ejo bunanya kumbwira ngo ndashaka gutwara course ya art, ntago nzabigiramo ikibazo kuko namaze kubona ko iki kintu aragikunda kandi aragishoboye. Ariko niba wowe wifata kubera ko ari ibintu wabwiye na mugenzi wawe nawe ugashaka kubijyamo, umubyeyi agira impungenge n'andi akubwira ati no, you know what, I don't think that you are able to do this. Ntago wigeze umukonvenga. Convince your parents to show him or her yuko ibyirimo ubizi, that's one. Icya kabiri ufite ubumenyi mu by'urimo. Ikindi nanone umwereke yuko hari na progressive mu byo ukora, from what you've started hari ibyirimo kumwereka gatavuga ati kabisa you can. Okay. Nk'uko tubizi tuvuye like kuri part ya fashion, hari abantu nyine bazi YouTube channel yawe wenda y'ikiganiro cyawe, ushobora kubaha like your Instagram, YouTube channel nyine like ukavuga kuri LITO-RIS bakamenya ukuntu wenda ba following cyangwa iki, nimba unacuruza online bakabimenya ku buryo bazajya ba orderinga. LITO-RIS design ifite Instagram yawe wenda tari yanjye. Nge Instagram yanjye ni EMMALITO, ariko ya LITO-RIS design ni gutyo nk'izina ryayo ni LITO, LITO-RIS underscore RIS cyangwa RIS underscore design. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo ihita ikubwira like all the design dukora. Icya kabiri ikanagufasha no kugira ngo wenda nabwo I think this shirt fits me well, kuri jewe this is my type or what, cyangwa se ukanagira nawe idea of let me do mine cyangwa create mine. So umuntu ashobora gutanga order y'ikintu ashaka mukakimukorera. So nk'uko mubibona
LITO-RIS design yaje gukemura ibibazo by'abanyarwanda. Abantu mwirirwa mwodaringa hanze ukabona wodarinze nk'ikanzu urayohereje, yet mu Rwanda dufite abantu babidukorera. Nabashishikariza kuza muri LITO-RIS design. Bafite ibintu byiza cyane nk'uko mubyirebera namwe mwabibonye byonyine. If you see EMMALITO, just the outfit ukuntu asa birasa neza cyane. So EMMALITO nk'uko tugiye gusoza, hari ubutumwa cyangwa hari icyo wabwira abantu badukurikiye kuri Go High Show? Hari inama wabagira? Abantu baba bakunda fashion wenda batayandastandinga, gusa hari keyword cyangwa ijambo riri main wababwira wenda bakabasha kwiyumvamo fashion muri bo, bakumva ko ari ibintu bikenewe no mu Rwanda. Icya mbere ni kimwe, dushyigikirane mvuga dushyigikirane nk'abanyarwanda, atari no muri fashion gusa, niyo umuntu ari umuhanzi. I would love yuko nabona yuko dukora indirimbo za hano mu Rwanda, aho kugira ngo tujye kwamamaza indirimbo z'abanyamahanga. Niba umuntu ari umunyamideli, niba umuntu ari mu industry yose waba urimo, kuko if you have a show, wenda tuvuge Go High iri kuri YouTube, njyewe nkajya kureba ibiganiro byawe, first of all hari ibyo niga bitewe n'ibiganiro ukora, hari ibyo ndeba nkavuga ngo wow, I've learned this. Icya kabiri, I'm supporting what you're doing. Ariko ugasanga you try something, some people are even jealous. People do ignore. No, kibazo umuntu ko ntamuzi. How did this come? Bikakuyobera tu. But on another side, abo babikora, if you are committed, if you want to do it, my dear, let them talk. Do what you want and do it the best. Kuko iyo ukomeje kureba angle yo kuvuga ngo biranze ndagira gutya, you're going nowhere. Trust me, it's good. Make your own way. Do it. Be successful. That's it. Abantu bashobora kuba bibaza ahantu turi, location, wabambwirira location aho turi, like ku buryo umuntu naza ashaka LITO-RIS design atazayoba. LITO-RIS design iri Sonatibe. Abantu bazi aho Sonatibe, inyubako ya Sonatibe n'ubundi yahoze, cyangwa se imbere ya plus 250 hari etaje kinini cyane, ni muri ground floor. I can even give you the number in case you need to order what. Ni ku banyamahanga it's plus 250 plus 250 7828 66080, cyangwa se 078, ahubwo ni 250 ya kode y'igihugu, 782866080. Nk'uko mwabyumvishe, LITO-RIS design tubahaye location, ibintu byose. Ndumva na excuse muzadushare y'impamvu mutari kodaringa mu Rwanda kandi ibintu byose bihari. So EMMALITO, thanks. It was a pleasure having you, and thanks for inspiring abana bato mu Rwanda ndetse n'abandi bakuru bashishikajwe no kuba wenda abanyamudeli. Kuba umuntu ajya afata decision yo kujya mu binyamakuru and then akabona no kuba umufashionist, ntabwo ari ibintu, cyangwa designer, ntabwo ari ibintu umuntu wese yapfa gutekereza ngo abikore. So thank you, turishimye cyane. Thank you so much. Keep supporting Go High Show. Keep supporting LITO-RIS design. Much love, much respect. Respect. Yeah.